baby, sinkubwira yuko uri uwankunda, kuko ibyo urabizi. Icyo nshaka kuvuga n'ingano y'urwo ngukunda, wowe kabavu kanjye, uri uwo mbura ngahungabana. Hari ubwo nyanga uturirimbo numva tukubereye, ariko natwo ntitubivuge byose uko biri. I swear my love, ndagukunda. Ndagukunda. Urwo ngukunda babe, ntirukwira mu magambo. Urwo ngukunda show, ndeba mu maso rurimo. I swear my love, ndagukunda. Mu by'ukuri nje ndagukunda. Inkuta z'icyumba cyanje nzaheka bivuze, ariko ntizivuga ihe. You know we too much love, you know we too much kissing. It's a beginning every day that makes me love you more and more, more and more. Urwo ngukunda babe, ntirukwira mu magambo. Urwo ngukunda show, ndeba mu maso rurimo. I swear my love, ndagukunda. Yohana isakaramentu ryo gushyingirwa. Kiliziya ntagatifu umuryango w'Imana ibakiranye urukundo rwinshi, yishimiye guhimbaza no gutagatifuza iryo sezerano mugiye kugirana ryo kuzaba kubana muri Kristo mudahemukirana. Imana niyo soko y'urukundo, niyo yateye mu mitima yanyu urukundo kandi ruha kwiyongera, niyo yabahuje bageza ku byishimo by'uyu munsi. Muje kuyishimira no kuyemerera imbere y'ikoraniro ry'abakristo ko mushaka kubana iteka. Muje kuyisaba guha umugisha uwo mubano wanyu no gusendereza inema yayo mu rugo rushya mugiye gushinga. Niyo mpamvu rero twese abateraniye hano tugiye kumva ijambo ry'Imana ryo ritwibutsa ko gushyingirwa gikirisitu ari isezerano ry'abashakanye, rishushanya isezerano rishya kandi rizahora witeka Kristo agirana na Kiliziya ye. Tugiye gutambagira twerekeza ritari dusabira abageni bacu kugira ngo Imana ibane nabo mu rugo rwabo, kandi urugo rwabo ruzabe uburuhukiro rw'abafite intimba. Twese tugenda tubasabira. Ni ibyishimo bikomeye muri Kiliziya ntagatifu y'Imana, kuko tugiye guhimbaza amasezerano yo gushyingirwa hagati ya Fabien Twagiramungu na Grace Ishema. Tugiye guhimbaza amasezerano y'urukundo. Uyu Fabien na Grace kubera urukundo bafitanye, bashaka gutura urugo rwabo kugira ngo rube rutagatifu, bakarutura Imana kugira ngo bafate urugero rwiza kuri rwa rugo rwa Yesu Bikira Mariya na Yosefu. Muri iki gitabo cy'Ukaristiya kandi barashima Imana ibyiza yababwiye, ikabaha kubyara Imana uri buze guhabwa nawe isakaramentu rya batisimu. Tuze kumvikana rero amasengesho yacu tubasabira kugira ngo bakomere muri Kiliziya y'Imana, urukundo rwabo Imana izaruragire, izababe hafi, natwe kandi tuzakomeze kuba hafi ndetse no kubasabira.
Nyagasani Yesu, we watumye tukiza abafite umutima wicuza, Nyagasani tubabarire. Kristu wazanye kubabara abanyabyaha, Kristu tubabarire. Imana ishobora byose itubabarire, idukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, wite ku masengesho yacu, maze ugirire impuhwe z'abagabire zawe kuri aba bageni Fabien na Grace, kugira ngo bagiye gusezerana imbere yawe bakomere mu rukundo bafitanye. Kubwa Yesu Kristo nawe umwami wacu, Imana Data mutegeka mutagatifu, ukwiriye gusimbura iteka. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo yandikiye Abanyafezi. Bavandimwe, mubeho mu rukundo ku rugero rwa Kristo yabakunze, yarabitangiye. Mujye mukundana bamwe ku bandi mu gitinyiro cya Kristo. Abagore bumvire abagabo babo nka Nyagasani, kuko umugabo ari umutwe w'urugo, nguko Kristo ari umutwe wa Kiliziya, we mukiza w'umubiri wayo. Nguko rero Kiliziya yumvira Kristo, bityo n'abagore bumvire abagabo babo muri byose. Bagabo nimukunde abagore banyu, nguko Kristo yakunze Kiliziya, maze akayitangira kugira ngo ayitagatifuze, ayuhagize amazi y'uburinganire, ijambo ry'ubuzima, ashaka kwibyutsa imbere ya Kiliziya n'ikuzo utagira inenge cyangwa ubukanyarare, ahubwo bwagatifu ni inziranenge. Bityo abagabo bagomba gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore we niwe uba yikunze ubwe, koko rero nta muntu wigeze agirira urwango umubiri we bwite, ahubwo awugirira arawugaburira, maze akawufata neza, nguko na Kristo agenzereza Kiliziya ye, kuko turi imyanya y'umubiri we. Nguko ibyanditswe bivuga. Nicyo gituma umuntu azasiga aho se na nyina akikundira hamwe n'umugore we, maze bombi bagahindukamo umubiri umwe. Iryo yobera riraremereye, ndavuga ariko mu byerekeye Kristo na Kiliziya. Nyamara buri muntu muri mwe akunde umugore we ngaho ubwe, naho umugore yubahe umugabo we. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu n'abandi namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati, umuntu uzinjira mu bwami bw'ijuru sumbwira ngo Nyagasani Nyagasani, ahubwo ukora ugushaka kwa Data uri mu ijuru niwe uzinjira mu bwami bw'ijuru.
umuntu wese rero wumva ayo magambo mvuze kandi akayakurikiza azamera nk'umuntu w'umunyabwenge wubatse inzu hejuru y'urutare. Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuhera, maze bikoranira kuri ya nzu, ariko ntiyatembagara kuko yari yubatse hejuru y'urutare. Naho umuntu wese wumva aya magambo mvuze maze ntayakurikize azamera nk'umuntu w'igipfayongo wubatse inzu hejuru y'umusenyi. Imvura yaraguye, imivu iratemba, umuyaga urahuhera, maze bikoranira kuri ya nzu, nuko iratembagara, itongo ryayo ririhandagaza. Nuko Yesu barangije kuvuga ayo magambo, inteko zitangara inyigisho ze, kuko yigishaga umuntu ufite ubushobozi kandi bitari n'abanditsi babo. Iyo ni ivanjiri nk'uko twatangiye tubivuga, aba bageni bacu Fabien na Grace bamaze iminsi babyitegura. Iyo bajya kwiga umubano w'abashakanye bongera kubabaza niba barabonye umwanya uhagije wo kugira ngo buri wese yongere atekereze ku rukundo afitiye undi, yumve koko niba yiyemeje kubana n'undi akaramata. Fabien na Grace barabitekereje bihagije, sibyo ra? Ni nayo mpamvu badutumiye twese kugira ngo tuze twese tubature Imana, kugira ngo urwo rukundo bafitanye Imana izarubakomereze kugeza ku rukundo. Isomo rya mbere twumvise kuri uyu munsi bagiye bavuga ngo hahirwa abakundana, ariko cyane cyane bakavuga ngo umugore nawe mugabo nimurangwe n'urukundo. Ni nayo mpamvu ivanjiri ntagatifu yaje ivuga ngo abumva ijambo ry'Imana bakarishyira mu bikorwa, abo ngabo bameze nka wa muntu wagiye kubaka inzu akayubaka ku rutare, ngo nubwo umuyaga wahuhera isata, sinzi niba isata twese tubivuga kimwe, isata iraza igatwara ibintu byose, ngo ariko inzu iri ku rutare ngo niyo yaza ntabwo ishobora kuyihungabanya habe na gusa. Ngo bimeze rero nk'umuntu wumva ijambo ry'Imana akaryicengezamo akarishyira mu bikorwa. Aba ngaba rero Grace na Fabien bumvise ijambo ry'Imana, bumva ko itegeko rihatsa n'amategeko yose ari itegeko ry'urukundo, ariko bakanavuga bati kuva kera kose Imana yararebye isanga umugabo atagomba kuba wenyine, imuremera umufasha kugira ngo bahuze cyangwa bagendane, buri wese ashobora kuzuza neza inshingano n'imirimo agenewe kuri iyi si. Siko bimeze? Grace na Fabien mwarabitekereje namwe musanga ari ngombwa cyane. Hahirwa rero abakundana. Avuga ati mugabo, kunda umugore wawe nk'uko Kristo akunda Kiliziya ye akayita. Nubwo yabasanzwe ari Imana rwose, ntiyemera Kiliziya ngo ni umucyo. Rero n'umugabo nta muntu ubaye ashobora niyo bakunda kubwira bakakuzoroza baravuga ngo buriya wagira nta mugabo ubamo
babiri, hari wowe hari na mama wawe. Ariko kuri uyu munsi ugiye kugirana isezerano na Grace, kuva uyu munsi muraba mubaye umubiri umwe. Nibajya bavuga Grace, ubwawe ugomba kwiyumva. Nibavuga Fabien, Grace akiyumva, kuko muba mwabaye umwe. Ibyo tugomba kubasabira rero muri iki gitambo cy'Ukaristiya ni ukugira ngo urukundo mufitanye kuva kera kose Kristo azabakomereze kugeza ku rukunduro. Ni nabyo muza gusezerana kuri uyu munsi, sibyo? Nidusanga atari ku bwanyu, sibyo? Wari ugeze kuvuga ngo rwose mama arabishaka. Ntabwo uyu munsi rero turi buze kumva Fabien yasubije ngo mama arabishaka cyangwa Grace avuge ngo ababyeyi banjye barabishaka. Ni ku bushake bwawe, nta gahato gaturutse ku bana, ni ku bwawe. Noneho hari ikindi muri buze gusezerana, uraza kuvuga uti njyewe Fabien na Grace avuga ati njyewe Grace, ngo yaba muzima cyangwa arwaye musezeraniye kumukunda no kumuba iteka ryose kugeza gupfa. Ukuvuga ngo namwe uko babatoranije, namwe mujya kumva mufite inshingano za mbere zo kubaba hafi kurusha abandi. Ariko ngo nk'uko Yesu ngo byagenze, ntabwo ariko bizagenda gutya. Ngo Yesu ngo yagambaniwe ngo n'umwe mu nshuti ze z'amagara, ngo waba udaheza n'urugo. Buriya muri Grace, Fabien na Grace hari abantu basigira imfunguzo babasigira n'ubwo muri shaka, sibyo ra? Ngo ibintu byose tubishyize mu biganza byawe. Uyu munsi wo muri ugiye kureba n'abagaso na Theodore, abo ngabo bafite n'amatelefone yabo, bari buze kwitaba byose, barasubiza mesaje zose. Ni ikimenyetso cy'icyizere babagiriye, babinjije mwese mu buzima bwabo bwite. Uko babinjije mu buzima bwabo bwite, muzababanire neza, muzabafashe gutera imbere aho kubafasha kujya inyuma. Kera ngo Suzana umurimo wo muri Bibiliya, ngo yari umuntu ufite uburanga bwiza cyane. Ngo noneho haza abasaza bitwaga inyangamugayo. Abasaza ngo bakubaho, buriya ni ukuvuga ngo nubwo tutari abasaza mu myaka, ariko abo baduhisemo nk'abantu b'inyangamugayo, nk'abasaza bagomba kubaba hafi. Ngo noneho abo basaza kubera irari ry'umubiri bafite, bagambirira kugambanira Suzana. Twumvise ukuntu bagiye bamushinga, ntituzahinduke bene abasaza, tuzabe inyangamugayo kugeza ku rukundo. Tuzafashe Fabien na Grace kugira ngo urugo rwabo rukomere. Hari abajya bavuga ngo niba abasengeri ubwabo bari bubatiza umurozi, niko bivuga. Ntimuzabatize umurozi, ahubwo n'igihe bazashaka gusenga tugomba kubaba hafi kugira ngo urugo rwabo rusubirane itoto. Hari babusarana mu rugo yabo, tugize amahirwe, turabibona. Bene ntibazahinduke mu rugo rwabo. Grace na Fabien, Imana ibarinde abanzi n'abaki n'abarozi. Bagiye guhaguruka rero bashyire basubire mu isezerano ryabo. Tumaze kumva Imana kugira kubyerekeye abashakanye. Ku bwawe Fabien, ku bwawe murashaka gusezerana na Kirisitu, muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana. Fabien, urabizi? Grace, urabizi? Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ibahaye kandi bakabarera Gikirisitu. Fabien, urabizi? Grace, urabizi?
ubwo mwifuje kugira isezerano ryo gushyingirwa gutagatifu, nimuhane ibiganza, maze imbere y'Imana na kiliziya umwe abwira undi isezerano rye. Amashyi. Imana nyir'ubuntu budashira nikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa kiliziya, kandi basenderezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Bavandimwe, Nyagasani, izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero uzihe umugisha wawe. kugira ngo maze bazabane iteka bakundana ku bwa Kristu umwami wacu. Grace arandika Fabien agiye kwandika Grace, nyuma na Grace aza kwandika Fabien. Amashyi. Amen. Bavandimwe Fabien nawe Grace mumaze gushyingiranwa mubaye umwe. None rero muzakundane nk'uko Kristo yakunze kiliziya ye. Tugiye kubaha amashyi n'impundu nyinshi, ubundi nabo baze gusubira mu myanya yabo. Amashyi n'impundu nyinshi twishimira Imana ariyo
nko kuraguza, guterekera no kubanga.
bavandimwe nimusabe kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kunyura Imana data ushobora byose. Nyagasani agira ngo tuzakore twishimye maze abayoboke bawe Fabien na Grace wakoreshe isakaramentu ry'ugukingirwa aregeze n'imbabazi zawe za kibyeyi ku bwa Kristo Umwami wacu. Nyagasani Yesu n'abandi namwe imitima y'igihugu kindi cy'ijuru Usanga
nyagasani wibuke uyu mwana serivije none mu muryango wawe ukesha abatisimu yahawe wemere ko amazina ye yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Nyagasani wibuke kandi abo bageni Fabien na Grace bamaze guhabwa isakaramentu y'ugushyingirwa. Ni wowe wabafashije kugera kuri uyu munsi w'ubukwe bwabo, wewe uzagira abantu babyifuza kandi ineza yawe irahe kuramba mu munezero no mu mahoro. Wibuke kandi abana bacu bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bakuze bakwiriwe maze bakire urumuri ruturukaho. Umwana wawe dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we mu bumwe bwawe butagatifu, ukwiriye kuba n'isimbura n'iteka. Abageni bagiye gupfukama. Bavandimwe, ibyaha by'abantu nyagasani sinzi twakurikira umutima wanjye ariko ijambo ry'umusaza. Amaraso ya Kristo
bari kurera umwana bagiye kuremera rero mwakoze kubyara abageni mukaba mwaraherekeje bakagera ku byishimo by'uyu munsi. Iri shema bahawe na kiliziya namwe ubwanyu murarihawe kuko ni ikimenyetso cy'uburere bwiza mwabahaye. Ariko mwabyumvise mu ijambo ry'Imana avuze ngo nicyo kizatuma umubyeyi umugabo azasiga se na nyina akibumbira mu mugore we. Mwabyumvise cyangwa twongere tubisome? Mwabyumvise. Kuvuga ngo rero ubu ngubu ufatiye ibyishimo bye biri kuri Grace. Ibyishimo bya Grace azabikomora kuri Fabien. Nicyo kizatuma umugabo azasiga se na nyina akibumbira umugore we. Nicyo kizatuma umukobwa asiga se na nyina akibumbira umugabo we. Amafiriti meza Grace azateka azayagaburire Fabien. Amafaranga meza Fabien azabona azayahe Grace. aho bajya bavuga ngo iri yobera rirakomeye. Sibyo? Babyeyi turabashimira ko mwabareze ariko tuzabashimira byimazeyo ari uko abana banyu bagize ibyishimo mubateye ibyishimo. Hari ahantu nasomye mu gitabo sinzi niba byarabaye aho ababyeyi babyaye umukobwa muri batisimu kubera urukundo rwinshi, noneho wa musore babyaye mu mubiri akundana na wa mukobwa barashyingirana. Nyuma y'umunsi umwe kwa nyirabukwe baramwanze kugera n'ubwo uwo twakwita umukobwa umudamu waje muri urwo rugo yapfuye kurinda agera no mu kiliziya bataraza kumenya. Yararwaye araremba ajya mu bitaro arapfa kubera abantu bakomeje kubotsa igitutu baratinyuka baza mu kiliziya. Babyeyi bizakorwa kandi tubasabira muzakunde Grace nk'uko mwakunze Fabien. Ababyeyi ba Grace muzakunde Fabien nk'uko bakunze Grace. Namwe mwabaherekeje nigeze kuri cyangwa kuvuga ngo abagenzwa n'amagambo abo ngabo nibo batugerera. Abagenzwa n'amagambo nibagira ibyago bahita bata. Ntimukurikire Grace na Fabien. Hari abasanga n'ubu b'abakobwa nabo bari kuvuga bati Grace aramutwaye ariko nyuma y'iminsi bazaba yanahatswe tugiye kongera kwisiga udufureshe Fabien tuzabirana. Birabahoraho kuri Fabien ntabwo ajya gusoma nawe watunga umurimo arasoma aranditse ngo narafashwe na Grace. No kuri Grace azisomaho ngo nafashwe na Fabien. Abandi bafite ibindi bitekerezo amerwe yasubize ajya mu bibazo bisaho bayasubize bamugezaho mu ijambo. Abageni bagiye gupfukama ubundi tubazanire umugisha ahabwa umugisha ubereye. Nyagasani Yesu n'abana namwe. Nyagasani Mana ushobora byose n'abasezeresha n'ihirwe abahereza umugisha mu muryango wanyu. Umwana w'igirire Imana w'igirwe abahore hafi aho muri imiryango
bajye yo gukora imyenda nabo bakomeze gahunda z'ubuzima. byose mu gihe iki gikorwa cyo kwicaza abashyitsi mu gihe gikomeje, nifuza ko Batiste yadushira imbere y'Imana kugira ngo gahunda z'uno munsi ziyoborwe n'Imana nk'uko zakomeje kuyoborwa n'umuremyi wacu. Twongeye gushima Nyagasani Imana igira neza, turagushimira ko wabanye natwe mu minsi yashize, turagushimira ko waturinze mu buzima bwacu bwose, ishimwe n'icyubahiro n'ibibi byawe. Nyagasani Imana igira neza, turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri ibi birori bitangiye, abariho tuyobora tube hafi. Imana igira neza, ibisuzwa amahoro, turagushima. Ntabwo tukubwiriza ibyo ugomba gukora, uri Imana igira neza, cyane ko uzi neza ibyo dukeneye mbere yuko tubisaba. Tugusabye bikeya, ibyo tubihereze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mu izina Fabien nk'umusore wacu akomeze atambutse umugeni wacu abikoze rwose amanje kuvanga kugira ngo arakoze cyane.
Fabi Fabiye apakira umugeni. Rwose wifashe ucu wanjye reka twakire. Mwongere mwongere. Fabi mwongere. Ureba gutwaye umuhigo. Nuko mwabahaye amashyira. dukomeze muryoherwe dukomeze dutamire ariko kugera mu rugo muri saa 3 dukomeze dutamire tuzirikana saa 3. I don't like another man on your timetable. I don't like it, even the homies you running with, you calling your friends.
I don't like the way you're getting high without me. I dislike it. You rolling with the wrong ones, you looking funny. Listen from the eyes, I can guarantee. Keep it private on the regular, is what you need. Step out the hard box and dance for me. Shake off the groupies, it's an NC. Nungo go sung anya kababa loki. Anytime you show, I go hinduka. Anytime you touch me, I lose control. Nuga post usanganya kukagache baby. In any case, nevizi kunyekundira. In any case, tonight it is dangerous. We wildin', yeah, we wildin'. Wildin' with my baby. Wildin', yeah, we wildin'. Boo, 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 boo. Wildin', yeah, we wildin'. Wildin' with my baby. Wildin', yeah, we wildin'. I see you chillin' with your girls looking serious, but I know you're super high, moving too. Hari umuntu ukinze akara arambwira ati kuba amabwiriza ya covid ari saa 3 nta kintu twaganira. Rero John numva rwose umwanya ari uwawe, murakoze. nasezeye bije n'umvuye gusa twasezeye ubu gisigaye mabya Umva niwe ufite uburenganzira. gusasagura akabari byiza ariko gatumye bidasanzwe kuba twicaye gutya twarengereye ni Imana yaturinze kuko n'abambaye urushundura muri stade ntabwo rero byaba ari byiza ariko kubera ko turi mu muco nyarwanda baguha agashinguracumu kazabika agashinguracumu kamwe twadukore twose turi mu nzu tunamuherekeze ariko turakomeje kuzagaruka ejo kandi natwe tubidushoboye kandi tuzaza aba rero tukaguha agashinguracumu tugakiruka hanyuma tukazajya bakore mu ntoki nabyo gusa yarabizanye ibisigaye dutanga agacese You're a blessing from the highest, I can guarantee. Keep it private on the regular, is what you need. Step out the high box and dance for me. Shake off the groupies, it's a Nancy. No go some song and yakababa loki. Anytime you show, I go hinduka. Anytime you touch me, I lose control. No go some song and yakukagache baby. In any case, nevizi kunyekundira. In any case, tonight it is dangerous. We wildin', yeah, we wildin'. Wildin' with my baby.